nta na rimwe arakubona uri naturel, wowe wanyawe ntago akuzi. Nongeye kubasuhuza inshuti zagira icyizere TV, ese muraho mumeze mute? Reka nizere ko mumeze neza aho muherereye hose, ariko nawe bitagenze neza ihangane ubyereke Imana, Imana irabizi. Kandi baravuga ngo kwihangana niyo ntwaro nyamukuru wifashisha utsinda ibyo urimo. Kandi nk'uko mubizi nyine ibihe bihora bisimburana iteka, uyu munsi ushobora kuba wishimye ariko ejo ukaba ubabaye, cyangwa se uyu munsi ukaba ubabaye ariko ejo ukishima. Murabizi rero ko umubyeyi wacu nta hantu kure cyane atakura umuntu cyangwa se ngo amugeze. Wowe icyo usabwa gusa ni ukwizera, ukamwizera, ukamurangamira, as long as akitwa Imana ushobora byose. Ni umubyeyi wacu rero, tujye tumenya kandi kwizera kurarema bavandimwe, mpora mbibabwira. So rero iyi ni Gira Icyizere TV, njyewe ndi Claire, nkaba ngarutse nanone ndi njyenyine, nkaba ngira ngo tuganire, tugirane ikiganiro kivuga kiti ese ni iyihe mpamvu abagabo bubatse bakomeza bifuza abandi bagore bo hanze? Ndaje mu kanya. Inshuti zagira icyizere TV rero, nk'uko nabibabwiye mbere, ndagira ngo tuganire, mbabwire ibintu bigera kuri bingahe bishobora gutuma abagabo bubatse bashobora gushaka abandi bagore bo hanze. Impamvu ya mbere, ntatinze, impamvu ya mbere ni mushobora kuba mwarashakanye mu by'ukuri atagukunda, hari ikintu runaka agushakaho. Ashobora kuba yarashakaga icyubahiro cyangwa se amafaranga yawe cyangwa se n'ibindi. Ni byinshi hanze aha ngira ngo murabizi. Icyo gihe rero iyo amaze kugushaka akakugeza mu rugo, cya kintu yifuzaga kuri wowe nacyo aba akibonye. Iyo amaze kugishyikira mu maboko ye rero, ya ntego yari agufiteho isa nkaho ishira. Bya byishimo bitangwa n'abashakanye mu rugo, icyo gihe ntabwo aba akibasha kubikubonamo, kuko we hari icyo yashakaga kuri wowe kandi yamaze kukibona. Icyo gihe rero hakorwa iki? Ashaka undi muntu wo hanze, bakaba inshuti, akajya abasha kumuha bya byishimo. Ariko impamvu wenda adashobora, ushobora kwibaza ute se nimba aba atakinkundaho kugira ngo ajye gushaka undi wo hanze babe inshuti, njyewe anyirukanye nkigendera? Ntabwo bishoboka, kuko akenshi na kenshi muba mwaramaze kubaka umuryango, mufite abana, ntabwo bimworohera nyine kuba yasenya urugo rwe ngo afate ya nshuti ye yo hanze ayizane mu rugo. Biba bigoye, biramugora. Rero niyo mpamvu afata inshuti imwe hanze ibasha kumuha ibyishimo. Iyo ni impamvu ya mbere. Indi mpamvu ya kabiri, ashobora kuba afite umugore, mu by'ukuri navuga ko wenda adashobotse. Hari abagore hanze aha ngaha batazi kubaha abagabo, batazi mu by'ukuri kwiyoroshya, ugasanga ni wa mugore uhora n'intonganya, uhora atonganya umugabo, uhora amucunga, kandi abagabo benshi ntabwo babikunda. Ubwo rero iyo ari uko bimeze,
kugira ngo akenshi na kenshi yirinde intonganya zawe, ashaka undi muntu wo hanze bakajya baganira byinshi kuruta ibyo wowe wo mu rugo muganira. Ni ukuvuga umwanya we munini aba awuhereza wa wundi wo hanze, wowe akaguha umwanya mutoya cyane kugira ngo intonganya zigabanyuke. Abantu benshi ntabwo bakunda intonganya, abantu benshi ntabwo bakunda amahane, abantu benshi ntabwo bakunda umuntu uhora abarebareba, abacungisha ijisho. Noneho by'umwihariko abagabo bo rero ntabwo babikunda habe na gato. Nimba rero wari umumama ukaba ari uko nguko bimeze, gabanya intonganya, ugabanye gucunga umugabo, umuhe icyizere. Cya cyizere yakugiriye mu mamiliyoni agize isi y'abagore cyangwa se abakobwa, wowe akakugirira icyizere, akaza akagushaka, akagushyira mu rugo rwe, ukitwa madamu runaka. Ntekereza ko icyo gusa aricyo cyakabaye kiguha kuba wamwubaha, kuba wamugirira icyizere. Kandi ikindi, niba umugabo mushakanye agushatse akagushyira mu rugo rwe, ntabwo biba bivuze yuko ari wowe ugiye kumwiharira gusa, agiye kuba nk'umunyururu muri kasho yawe, atazavugisha n'abandi. Oya, no, ntabwo ari byo. Aba agomba kuvugisha n'abandi, cyane ko aba ari wowe w'umwihariko muri abo bose. Rero mwa bantu mwe mwizera abagabo banyu, murebe ko byagenda neza. Impamvu ya gatatu, hari abagabo bahora bifuza, abo ni abafite ingeso tugiye kuvuga hano. Ugasanga umugabo wenda yaragushatse, uri umukobwa, urananutse. Of course ko ukiri umukobwa nyine urananutse, ufite agataye keza, ntabwo ubyibushye, ariko uko uzagenda ubyara uba umumama, niko umubiri uzagenda waguka, ukagenda ubyibuha, unakura, unaba mukuru. Rero nabibona, naza agasanga wa mukobwa yashatse ibere rirahagaze, uno munsi akaza agasanga ibere ryaguye, ejo akaza agasanga inda iragera iriya, imaze kuvamo abana 2 3, ibinyenyanza biririya, amaboko nyine wabyibushye, bizamutera irari. Usanga ararikiye hehe? Hanze. Ararikiye ba bakobwa bananutse, ba bakobwa bafite taye, babandi bakiri batoya, nyamara ntago azibuka ko nawe kera ariko wahoze umeze. Iyo nayo ni defo abagabo bagira yo kutanyurwa n'ibyo bafite, ngo bumve ko ibyo bafite ari ibyabo, ari uko nyine bigomba kugenda. Kandi uko biri kose nabyo wabibyaza umusaruro, wa munezero wifuza mu by'ukuri naho wawubona. Ariko abagabo benshi, bamwe na bamwe preto, ntabwo icyo kintu bajya bagitekerezaho. Rero nagaruka ku bagabo nkababwira nti, mujye mwibuka kandi muzirikane, kuko niba warashatse wa mudamu wawe, mukundanye, muri abasore mwese, ari umukobwa mwiza unyuze amaso yawe, then nyuma akazabyibuha cyangwa se akazahinduka ukundi kuntu kubera kugenda akura na situwasiyo, byose ni wowe bimuteye. Ntekereza ko rero wakazirikanye hahandi wamukuye, kuko wamukuye aho nawe nyine yarari neza, aho wari wishimye. Ntekereza ko rero nibihinduka, wa mugabo we, uzihangane, ahubwo muhindure strategy y'uburyo mwakoragamo ibintu, mubashe gukomeza mubona wa munezero. Kandi birashoboka, byose ni ukuri. Tugiye ku mpamvu ya kane. Impamvu ya kane ni, hari ibyo bita
fake, ugasanga boyfriend wawe nta na rimwe arakubona utiteye makeup, nta na rimwe arakubona utambaye ikibuno, nta na rimwe arakubona uri naturel, wowe wa nyawe ntago akuzi, sibyo? Ugasanga ukundanye n'umusore mumaranye umwaka umwe cyangwa se 2 cyangwa se n'amezi, mukoze mariage, ariko mu by'ukuri umugabo wawe akoze mariage n'umuntu atazi, atigeze abona, akoze mariage n'umuntu wa fake. Buri munsi muhura witeye makeup, witeye ingoyi, witeye inzara, wambaye ibibuno, reka ntiwarora, nta na rimwe uramwiyereka uri wowe, uri naturel. So rero icyo gihe bigenda gute? Iyo umaze kugera iwe, of course ntago uzahorana za nzara z'interano, no, uzazikuraho, abone ufite utwara tw'uduce, makeup izavaho, abone ufite ibiheri cyangwa se ufite inkovu mu maso, icya kibuno uzagikuramo, abone nta wa muntu wa mbere yashatse atandukanye n'uwo afite uno munsi mu rugo rwe. Ese mw'abakobwa mwe cyangwa se mw'abadamu mwe, abaye ari wowe, ibi wabyitwara mute? Iyi situation wayitwara mute? Mbabazi mw'abantu mwe, isi turimo iragoye, ntago byoroshye. Gusa icyo nabwira abantu bamwe na bamwe, mujye mugerageza mwiyereke abo mukunda, mubiyereke uko muri. Erega n'ubundi nta mpamvu yo kujya kubeshya umuntu ukamwiyereka uko utari, kuko urukundo nyarukundo, urukundo rwagenwe n'Imana, nta cyaruhungabanya, nta cyarukuraho. Ntago yakwanga ngo nuko udafite izo nzara, ntago yakwanga ngo nuko udafite icyo kibuno, no, kubera ko ari uw'Imana yakugeneye, ntaho yajya. Kandi uwo utari uw'Imana yakugeneye nyine, nibyo nyine bya fake navuze, noneho ugasanga ntibirambye, ugasanga n'ubundi nakubona uko uri, arahita biramubabaza, agire depression. Niho hahandi uzasanga umugabo aririrwa yirukanka mu bagore benshi cyane batandukanye, kandi ninde wabiteye? Ni wowe. Ubwo rero kandi nawe bikugiraho ingaruka zikomeye cyane, nawe urababara cyane, ntekereza ko bigukomeretsa mu buryo buhambaye. Rero mujye mugerageza mwiyereke bagenzi banyu uko muri, uko mugaragara, wowe wa nyawe. Erega buriya Imana ijya kurema umuntu wese, nk'uko mubizi, umuntu wese yamuremeye uzamukunda, uzamubera umufasha. So rero nta mpamvu zo kutubura, zo kwigira umutubuzi, wigira umuntu wa fake uri aho ngaho, ibintu byose bikugize usange ni ibintu fake, usange wafekinze, usange nyine wowe wa nyawe nta na 30 ufite ku ijana yo kuba abantu bakubona. Ibintu byose bikugize ni fake. Ibyo bintu rero mw'abantu mwe, nimushake mubireke, kubera ko byanga bikunda hari uw'Imana yakugeneye uzagukunda ukuri kose akagukunda, sibyo? Mubireke rero ibintu byo gufekinga, kuko finally usanga ari mwebwe bigarutseho, ingaruka ari mwe zigarutseho, kandi mukababaza n'abandi. Rero impamvu ya gatanu yo iratangaje cyane. Iyi mpamvu ya gatanu iragaruka nanone, ijya gusa n'iya gatatu, kuko iragaruka nanone ku bagabo, abagabo nyine batanyurwa. Ugasanga umugabo wamukoreye byose, wakoze iyo bwabaga, mu by'ukuri ntacyo utakoze, wamwubashye, wakoze byose, ariko n'ubundi ugasanga ntago yanyuzwe. Icyo gihe rero uwo mugabo aba
sinzi uburyo nasobanura bameze nyine ni kwa kutanyurwa, ariko ntekereza ko haba harimo n'uburwayi. Hari igihe aba yaragize ubuzima yabayemo before yuko mumenyana, wasanga hari ibyo aba yaraciyemo byamuteye depression. Rero bigusaba icyo gihe kuba kumuganiriza no kumwihanganira, no kumusengera, ukamusengera ugakora iyo bwabaga ukamusengera cyane. Ntekereza ko Imana ari igisubizo cya byose. Gusa ariko nanone ntirengagije ko hari ibigeraho bikaba indengakamere, bikagera kuri rwa rwego hahandi ntacyo ushaka kubikoraho, gusa we ubwe akaba ari we wenda wagira icyo abikoraho. Icyo gihe rero bisaba gutekereza cyane, bisaba gusenga Imana ikaguha umwanzuro w'ibyo bintu, ikaguha kwihangana kandi ikaguha igisubizo gikwiriye. Bisaba gutekereza cyane, ikabisubiremo kandi ugasenga usaba Imana kuguha igisubizo, kukwereka inzira ugomba gucamo kugira ngo ibyo bintu ubashe kubivamo, kubisohokamo mu nzira zikwiriye kandi mu mahoro. Rero nkomeza nanagaya hanze aha abakobwa, ugasanga nimba arabona mu rugo kwa runaka ntago harimo ubwumvikane, wenda harimo akantu gato batari kumvikanaho, agahita avuga ati okay, reka mbitambike uriya mugabo mutware. Ubwo bafite utuntu duke bari gushwaniramo, uriya mugabo nyamara namutwara. Mwa bakobwa mwe ntago ari byiza guhemuka, ugahemuka ubizi, ukagambirira guhemuka gutyo, ugahemukira mugenzi wawe. Kandi akenshi na kenshi abo bantu baba bafite famiye, baba bafite abana, kandi nawe ntago ubuzi ejo hazaza hawe. Mu by'ukuri ndababwira nti mwitonde, kuko nta kintu na kimwe umuntu akora kuri iyi si ngo kireke kugira ingaruka. Buri kintu cyose ukoze, ndakubwiza ukuri, kigira ingaruka. Vuba cyangwa se bitinze, ingaruka ziraza. Ubishaka cyangwa se utabishaka, ingaruka ntizibura kuza. Kandi ikindi kintu, umugabo uragiye uramusiduje kubera n'ibibazo afite mu rugo. Murakundanye, mubaye inshuti, ayo mafaranga ushaka dore ko ariyo yabaye kazarusenya muri iki gihe, arayaguhaye. Ariko bitinze cyangwa se bitebutse, azageraho asubire mu rugo rwe, wowe akujugunye nk'umwanda bajugunya bakarenza urugo, sibyo? Aza kujugunya nk'aho atigeze akumenya, kuko Imana nayo ntabwo izishimira kuzakomeza gutwara erega ntabwo utwaye umugabo gusa, uba utwaye umugabo w'undi mugore, ukaba utwaye n'umubyeyi w'abana, sibyo? Abana ugasanga abana baraburara, nyamara amafaranga bagahawe yo kurya ni wowe wayahawe, sibyo? Ugasanga umudamu mu rugo yambaye ubusa, nyamara amafaranga yakamwambitse ni wowe wayahawe. Mu by'ukuri rero ibyo bintu uri gukora, umenye ko uri umukobwa cyangwa se uri n'umugore, ntabwo uzi ejo hazaza hawe uko hifashe. Ariko bitinze cyangwa bitebutse, ubishaka utabishaka, ingaruka uzazibona, kandi uzazibona zikubye inshuro nyinshi y'ibyo wakoze. Uzabibona rero hano kuri iyi si. Baravuga ngo Imana isigaye ihanira kuri iyi si. Ese wagiye hariya ugapfukamya ugasenga Imana, ukayibwira uti Imana nk'umugabo nanjye, kandi byanga bikunda bahari, kuko buri wese Imana yaramuremye, imuremera n'uwo bazakundana, imuremera n'uwo bazabana. Sinumva impamvu rero ushobora kujya gutwara uw'abandi. Mu by'ukuri nabo barapfukamye bagasenga Imana ikamubaha, wowe
ukifuza kuza kumutwara. Wa mukobwa we uzabona ishyano sinkubeshya. Ikindi ni abana b'abakobwa ugasanga ngo bafite ngo sugar daddy, kandi uwo sugar daddy angana na ba papa wabo. Ese iyo ugiye ukaryamana n'umusaza w'imyaka guhera kuri 50 kuzamura, wowe uri umwana w'imyaka 10 kuzamura kugeza muri 20, ese uba utekereza ko uwo mupapa abana afite batangana nawe? Ese ubu uricara ukabanza ugatekereza kabiri, ugatekereza uti arejo bundi nzakura nanjye nzakenera kubaka urugo rwanjye. None se nukenera kubaka urugo rwawe, nugera muri ya kondisiyo yo kubaka urugo rwawe uri gushakisha uwo uzarwubakana nande? Ibaze noneho usanze uwo ushaka ko mwubakana rwa rugo ari umuhungu wa mugabo muryamana cyangwa se mwaryamana. Mu by'ukuri wabyifata mute? Ese urumva uwo musaza mwaryamanye umuhungu we nakujyana mu rugo agiye kumukwereka, urumva azakwemerera ko mubana? Kandi akuza imbere n'inyuma, abizi neza ko agusambanya, ejo yaguhaga akakoherereza undi mugenzi we yaguhaga akakoherereza undi, wabaye nk'agapira bahora batera bahererekanya. Urumva basobukwe bose mumaze kuryamana, urumva wowe uzabana nande? Mwa bakobwa mwe rero, sinzi impamvu mubikora, ariko bishoke ko ari ukuba mwaratakaje ibyiringiro. Mwitakaza ibyiringiro mwa bantu mwe, kubera ko uduha ibyiringiro aracyahari. Still ari mu ijuru, still aracyadukunda, still turakosa buri munsi, ariko nyine ni umubyeyi, agira imbabazi. Umusanze n'umutima umenetse ukamusaba imbabazi, yakubabarira. Kandi abo basaza muryamana, ibyo bafite sibyo batangiye kubikorera bageze aho ngaho. Nawe rero wakora ibishoboka byose, wasenga n'Imana ikaguha umugisha mu byo ukora, mu by'ukuri ukabasha nawe kwibeshaho. Kandi niba munabizi, ibyo baguha kuko aba ari iby'ubusa, nta kintu bikumarira. Ntago nashaka kuguha ayo mafaranga ariko ugasanga n'ubundi ntacyo akumariye, still uracyakennye, uracyifuza. Mwabana mwe, uru rugendo rw'ubuzima hano kuri iyi si ni rurerure, bisaba kuba intwarane kandi ukisunga Imana yonyine niyo yaguhereza agakoni ukicumba mu bunyereri, yaguhereza imbaraga ntubashe kunyerera ngo ugere hasi. Ariko ndakubwiza ukuri, nukomeza mu byo urimo, umenye yuko uwo muvumo, uwo mwuka mubi w'ubusambanyi, ugenda usambana n'abagabo benshi cyane batandukanye, uzagaruka kuri famiye yawe, uzagira ejo hazaza. So rero mureke mucire inzira umuryango, muzagira ejo hazaza, namwe ubwanyu mwicira inzira ku Mana, kuko burya Imana nitanga byose. Ese ubundi kuki utagenda ngo usenge Imana, wibwire Imana, dore umusaza runaka arashaka kungira igikoresho cye kugira ngo ajye ampa amafaranga. None Mana, njyewe ndaje imbere yawe, ndaje ngaba ari wowe unyigirira igikoresho, noneho ibyo yampaga ni wowe wabimuhaye, nanjye umpe ibyanjye. Ese wumva Imana icyo kintu yacyitesha? Uyemereye ikakugira igikoresho cyayo, utekereza yuko ibyo wifuza byose itabiguha ndetse ikanagukubira? Yagukubira cyane, sibyo? Ariko uyemereye, kuko Imana ntabwo ihatira abantu ngo bayikunde, oya. Iyo ikunda abayikunda, iyo uje kuyishaka urayibona, sibyo? Iyo uje kuyishaka urayibona. Mureke rero dusenge kandi twizere Imana, tuyisabe uburinzi, tuyisabe ubwenge. Mwa bantu mwe,
iduhe ubwenge, iduhe igitinyiro, sibyo? abo bagabo baritswemo na Satani badutinye, abo basore baritswemo n'amadayimoni badutinye. Imana iduhe uburinzi bwayo, sibyo? Wowe mukobwa ushobora kuba kuvuga uti njyewe ndi mwiza, nteye neza, ndakunzwe cyane, buri musore wese cyangwa se umugabo wese duhuye arantereta. Rikada, buriya ntabwo ari igikundiro ufite, ahubwo ni imyuka mibi. Uraciriritse nyine, uri umuntu nyine babona ko kugeraho byoroshye, sibyo? Satani yakwambitse umwambaro ugaragaza ko ugukeneye wese akubona. Buriya nimba mutanabizi, umugabo udafite gahunda yo gushaka, umusore udafite gahunda yo gushaka umugore, ntabwo ashobora gufata umukobwa ashaka ko bazajya baryamana ngo afate umugoye. No, areba wowe woroshye, wowe azaza ugahita umuha icyo ushaka, azaza ugahita umuhereza icyo ashaka. Ntabwo azajya kuri wa wundi uzamugora tubanze dukora ubukwe. No, azaza kuri wowe uzahita umuhereza. N'abagabo nanone bubatse, n'abo basaza ntabwo bazajya gutereta umugore uzabagora ngo abateshe umutwe, kandi bafite umugore mu rugo, bafite famiye yabo. Barashaka rero wowe woroshye, wowe nakwita ngo iki, sinzi uburyo nabyita, ni wowe bakeneye, wowe nyine biri hanze, wowe wabiri hanze, ni wowe bakeneye, ni wowe bashaka, kuko ni wowe bari buze ugahita ubahereza icyo bagushakaho. So rero nutambuka ukabona abasore benshi, abagabo benshi, jya umenya ko uciriritse, jya umenya ko Satani yakwambitse umwambaro wo kuba inyandagazi, wo kuba uciriritse, wo gusuzugurwa. Ugenda usenga, ufata iya mbere, ujya mu rusengero usenga Imana, uyisabe ikwambika umwambaro w'uburinzi, umwambaro wo kukurinda, umwambaro wo kuguhesha agaciro. Umukobwa cyangwa se umugore uri respect, nta mugabo upfa kumutereta uko yiboneye, nta musore umuveyuka, nyine aba ari umukobwa ufite igitinyiro. Iyi Imana yaguhaye igitinyiro rero mu bantu bose barakubaha, aho uciye hose barakubaha, bakabona ko uri umukobwa mwiza, ariko bagatinya kugira gute, kuza bagutereta uko biboneye, nk'uko wowe bikugendekera. Uratambuka ahantu, abasore bakaba wampa nimero kawe sita, umupapa muragendana muri bisi, ati wampa nimero yawe, ejo ukajya kumva araguhamagaye. So rero musabe Imana ibahe uburinzi.